Duherukana ubukwe bwa TETA na GAEL bumaze kuba, ubwo kandi bwabereye rimwe n'ubwatona na Vicky. Ubona yuko ibintu ari byiza rwose, bose bishimye. Haciyeho iminsi maze ubwo tugaruka kuri GAEL ari mu rugo ku irembo yicaye. Nuko agiye kubona Shyaka araje arinjira. GAEL akimubona ati Shyaka hano hamenye gute? Bahita basuhuzanya maze Shyaka ati nari mazi nuko nari narabuze umwanya. Ubwo GAEL ati twagarutse kugusura kwa muganga ngo tunagutumire mu bukwe bwacu. Baratubwira ngo waratashye, ubwo turaguhamagara ariko turakubura. Shyaka ati ntago nashakaga gutinda mu bitaro, nabonye rwose noroyewe mpita ntaha. Rero ntago nari nzi hano nabakura. Nyuma nibwo numvise ngo mwanakoze ubukwe, ndabaririza nyine bandangira aho muba. None se ubukwe bwanyu bwagenze gute? GAEL ati ubukwe bwacu bwagenze neza cyane. Bwabereye icyarimwe n'ubwatona ndetse na Vicky. Ubu ngubu rwose hashize iminsi mike tuvuye muri honeymoon. Shyaka ati nukuri ndumva ari byiza pe, ariko nunguye no kuba Vicky ngo yarabanye na Tona. GAEL ati ni ko urukundo rega rumeze, iyo ukunda umuntu bumukunda nyine, kandi nyine Tona yarahindutse, aba rwose umuntu mwiza anasaba n'imbabazi. Shyaka ati nukuri biratangaje, uriya mukobwa ntago yari yoroshye rwose habe na gato, turetse n'ibyo yakoze kandi no mu busanzwe ntago yari yoroshye pe. Sinzi ukuntu azabana na Vicky witonda kuriya. GAEL ati Vicky azi ukuntu amutwara, ariko nyine bameze neza. Shyaka ati ese TETA ari hehe? GAEL ati TETA ari mu nzu, sinzi ibintu arimo. Shyaka ati ari mu nzu nawe uri hanze? Kuki mudahararanye se nk'abantu bakibana vuba we? GAEL ati duhora duhararanye da, nuko yari agiye mu nzu nyine, ariko reka mubwira aza gusuhuza. GAEL yinjira mu nzu, hashize akanya asohokana na TETA maze TETA akibona Shyaka ati Shyaka ni wowe? Barasuzanya maze TETA ati Shyaka amakuru? Shyaka ati ni meza TETA, ndabona rwose uri umugore mwiza ushima Imana. TETA ati cyane rwose pe, kandi rwose ibyinshi tubikesha wowe wadufashije ukemera rwose gushyira ubuzima bwawe mu kaga, ukabikora kubera twebwe. Nese ngo iki cyo kunywa Shyaka? Shyaka ati oya si ngombwa, ndimo kwihuta cyane nyine hari ibyo naringiyemo, nuko narinciye hano nyine ndavuga reka mbasuhuze, ariko nzaza rwose nabipanze neza maze tuganire, munanyereka amafoto y'ubukwe bwanyu. GAEL ati ariko nawe Shyaka ugira ushake uve rwose mu bugaragu. Ubwo Shyaka abaza GAEL ati urugo rwakuryohanye se? GAEL ati umugore rega araryoha. TETA ati n'umugabo araryoha rata. Shyaka ati mwimbwira iby'abagore n'abagabo, mudatuma nshaka umugore vuba ntanabitekerejeho neza, reka ngenda ahubwo tuzasubira. GAEL ati nacyo reka tuguherekeze. Shyaka ati oya rega ntago ari ngombwa ko mumerekeza, nimukomeze muhane keya, kandi nyine murabeho tuzasubira. Shyaka yahise yigendera, maze ubwo TETA ati Shyaka disi, hari abantu ngiye ntekerezaho rwose nkumva nta kintu nabona mbaha, Imana izabaha ijuru gusa, kuko iyo aza kuba atari Shyaka rwose witanze, ahari wenda uba warapfuye cyangwa ngiye narapfuye. GAEL ati ntago Imana yari kubyemera rero, ariko nyine iby'iminsi yashize byo rwose reka tunabireke, ahubwo twivugira iby'iminsi iri imbere. Ndumva nyine mfite amatsiko yo kuzabona umwana tuzabyara rwose TETA. TETA ati ariko nawe rero rwose ukomeza kuntangaza pe, utangiye gutekereza ko ku mwana hashize ukwezi kumwe tubanye. GAEL ati ubizi gute se nyine niba muri uko kwezi tumaze tubanye nta cyabaye, ko nta munsi n'umwe twapfushije ubusa? TETA ati ngo iki? Ushatse kuvuga se ko naba ntwite? GAEL ati simbizi, ariko byanashoboka nyine kuko imbaraga zose twakoresheje ntabwo zaba zarapfuye ubusa, nyine byanga bikunda zabyaye ikintu. TETA ati winsetsa nukuri GAEL, ngaho reka dutegereze turebe. Hagati aho tugarutseho Vicky na Tona baba. Tona bayicaye mu cyumba ku buriri ari kureba muri telefone, nuko Vicky akata yinjira akabwira Tona ati sheri reka tugende nyine byatunganye. Tona ati usoje guteka se? Vicky ati yego. Tona aramubaza ati sinakubwiye ngo ujye umbwira nze mbigukorere? Vicky ati nyine simba nshaka kukuvunisha, ubwo se uzajya uteka wicaye mu kagare? Tona ati hari ikibazo se? Singiye umugore, hagize umuntu wumva yuko uteka koko nicaye ntabwo yabifata nabi, reka tuzashaka umukozi. Vicky ati
oya nta mukozi nkeneye rwose mu rugo rwanjye, ikindi kandi uzababazwa nuko ngutekera aziyahure. Hagati aho ariko si uko bizahora, kuko nyine bagomba kukuvura maze ugakira ukongera ukamera neza ukagenda ku maguru yawe rwose abiri nta kagare. Ubwo Tony aramubaza ati gute se kandi barambwiye ngo ntago nzakira? Vic ati bariya nta kintu baba bitayeho, njyewe navuganye n'umuganga ukomeye hano mu Rwanda ambwira yuko yagufasha. Tony ati ngo iki? Mwongera nkagenda se neza nkakira nta kibazo? Vic ati cyane rwose. Tony ati ibaza ariko uzi ko mba numva aya maguru bayaca bikagira inzira, mba nibaza nise kuba mfite amaguru ntacyo amariye bimariye iki, ko ntawe naniye n'ubundi n'abatayafite, ariko nongeye nkagenda sinzi rwose ukuntu nakumva ameze pe. Vic ati humura rwose bazakuvura ndabizi. Tony ati nese ko iki ngiki ari igihano cy'Imana yamaye, ubwo urumva nakira? Vic ati nese ubizi gute niba ari igihano Imana yaguhaye? Hari ubwo igeze bikubwira yuko igwanishije kutazongera kugenda? Tony ati ntabyo yambwiye, ariko niko mbitekereza. Erega rwose nakoze ibintu byinshi cyane kandi bibi rwose Vic, nanjye ubwanjye rwose numva nari nkwiye igihano, ahubwo nyine Imana yampannye gake. Ubu se umwana nzabyara kuko nambaza nyirakuru nzamubwira ko namwihakanye akiyahura? Vic ati ibyo se kandi uzanye ni ibiki? Tony ati erega nabyo ni ngombwa kubitekerezaho, nagerega umwana yakura atabajije impamvu nta nyirakuru abona. Iyo mama wawe akiriho niwe twari kuzamwereka ariko ntawe, ubwo se nabimbaza nzavuga ngo iki? Vic ati none se abantu ntabwo bapfa? Tuzamwereka papa wawe tumubwire yuko abandi bapfuye. Tony ati nabaza se ikintu cyabishe tuzasubiza ngo iki? Nzavuga yuko ari njye watumye mama apfa? Ubwo Vic aramubaza ati ariko ubundi uwo mwana utangiye gutekereza utaranamutwita bite byawe? Tony ati ubizi gute se niba namutwite? Vic agwa mu kantu ati ngo iki? Ntumbwire ko byabaye simbimenye, uratwite? Tony ati ntago mbizi. Vic atari ko se wambwiye niba hari icyabaye ngatangira kwitegura. Tony aramubaza ati urumva sinabimenya gute ubundi? Ese ubundi bite ko mbona isi uhindagana? Vic ati ariko gusa ukuntu mba negereje kuba papa w'umuntu, abantu bakajya bambona bakavuga ngo dore papa ntuza. Wenda nyine urugero nk'umwana wacu yitwa Roxane, bakajya bavuga ngo dore papa Roxane, nawe nyine bakakwita mama Roxane. Umva nyine ukuntu bizaba ari byiza ariko sha, ahubwo niba nta n'icyabaye rwose rino joro ngomba kurara rwose nguteye inda. Tony ati maze mbyara umwana yumve ngo ninjye wishe nyirakuru bituma kuranyanga? Vic ati none sinagushaka kubyara? Tony ati ndabishaka nyine, ariko nyine icyo kibazo kirakomeye. Vic ati ariko ubundi uwo mwana uzaba ujya kumubwira izo nkuru ushaka iki? Tuzamubwira ko yapfuye n'ubundi nk'uko n'abandi bose bapfa, ndetse kandi na ba TETA tuzababwira ntibazagire nyine ikintu babivugaho, ku buryo yaba umwana wacu cyangwa se uwabo nta n'umwe uzamenya ibyabaye. Tony ati izi ngizi ni ingaruka z'icyaha. Vic ati ariko nyine ibyabaye byarabaye, ntukajye ukomeza kubitekerezaho pe, ngaho reka tugende. Nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Ubwo kandi iminsi yaciyeho Tony ajya guhura n'umuganga maze batangira kumuvura. Tugarutse kuri GAEL kandi ubwo ari mu kazi, Charles yaraje aricara maze ati akazi se karagenda? GAEL ati cyane rwose, kubera amaze iminsi nakora nsanze nyine karabaye keshi, ariko ndagasoza nta kibazo. Amakuru se? Charles ati amakuru ni meza, banagize irungu. Natekereje nyine kujya kureba TETA, ariko nisubiraho ndavuga nti reka nze mbanze ndebe wowe, nizere yuko mu rugo bigenda ariko nta kibazo. GAEL ati nta kibazo rwose, ibintu byose bimeze neza. Iyo ufite umugore mwiza n'ibindi byose biba ari byiza cyane, niyo mpamvu nyine nzajya mbona ngushimira kubw'umukobwa mwiza rwose wabyaye. Charles ati byose rega ni ukubera nyina, nubwo yigendeye gusa nyine uriya mubyeyi rwose bari abana yabahaye uburere. Ariko GAEL uzi ko hari igihe njya numva rwose ibingibi ari inzozi,
sinemere yuko mama wabo yaba yarapfuye. Gael ati gupfa byo rwose yarapfuye, kuko nyine yimanitse teta ahari twaranamushyinguye. Ahubwo nyine impamvu utabyiyumvisha nuko wari umaze igihe rwose umutegereje bikarangira nyine uhuye n'abana we yarapfuye. Charles ati buriya rero byanteye ikibazo gikomeye. Tona ndamukunda rwose nk'umukobwa wanjye, ariko uriya mwana ntago ajya nzamo pe. Burya nitekereza kuri teta. Iyo nshaka kubavugisha ni teta rwose mvugisha, kuko iyo ntekereje Tona sinzi abazimu bahita banira rwose nkibuka ibyo yakoze nkumva ndamurakariye. Kuva yakora ubukwe twavuganye nk'inshuro 3 kandi rwose teta tuvugana buri munsi. Gael aterega birumvikana, gusa nyine Tona yasabye imbabazi rwose aricuza, ndetse kandi twese nyine twaramubabariye. Rero nawe uzabyishyiremo rwose umubabarire, kandi rega nabimenye yuko utamukunda nk'uko ukunda teta byamubabaza cyane rwose ugasanga biteje ikindi kibazo. Charles ati nta bibazo rwose njye nkeneye, ibyo mwanyuzemo birahagije, ahubwo sigaye ko ntacyo mumbwira. Teta rega ndamubaza akitarutsa, nawe nta kintu ntangariza. Ubu ngubu ukwezi n'iminsi koko ntabwo bihagije ngo habe hari ikintu cyabaye. Gael atubwa icyo ni igiki? Charles ati rega ndavuga kana. Gael ubwo araseka maze ati naringize ngo ni ibindi. Ese kuki ari byo bintu mutekereza gusa? Uzi ko mama buri gihe amamagara bimbaza. Ubu ngubu koko murumva twabimenya gute? Charles ati rega iminsi mumaranye rwose ni myinshi ku buryo byaba byarabaye, ahubwo nyine uze kureba twa tuntu bakoresha bareba niba umuntu atwite cyangwa se adatwite ubundi murebe. Gael ati reka teta atambwira ngo nahinzi, nabyiyumvamo azabyikorere maze atubwire. Charles ati ubundi nanjye rega mbe sogokuru, ariko Imana igira neza koko. Imyaka namaze mbabaye, none ubu ngubu rwose ninjye mugabo wa mbere wishimye, mfite abakobwa 2 n'abakwe 2. Ejo bundi kandi nabwo nzaba mfite abuzukuru. Nta kimana itankoreye rwose yumve yuko nyishimye. Ubwo vikahita yinjira maze ati mwese murahari? Yarabasuje maze ati narinje nyine kureba Gael, ariko ntacyo ubwo mwese muhari rwose ni byiza. Bazaniye inkuru nziza, tunamaze iminsi kwa muganga. Charles atakora iki se? Yararwaye se ntitwabimenya, kuki mutatubwiye? Vika ati ntago arwaye, ahubwo nyine bari kumuvura bwa bumuga yagize kubera impanuka. Charles ati Viki wamutanze amafaranga kandi baravuze ko atazakira. Vika ati nyine njye nivuganiye n'umuganga w'inzobere, wa muganga nyine urenze cyane ambwira yuko yamufasha. Mu minsi ishize rero nibwo Tona yagiyeyo maze batangira kumuvura. Amaze y'iminsi rwose ariko nyine azataha ejo, ndetse kandi biri kugenda neza ku buryo tuzajya kumureba maze tukamucyura agenda neza n'amaguru ye. Charles ati rwose ni byiza cyane pe. Ubwo Gael ati twese tuzajyana kumureba ejo. Ubwo Vika ati nibyo ngibyo nifuzaga kuba nababwira. Charles ati none se Viki mu rugo rwawe biti nta cyabaye? Gael ati ariko se ko numva waduhagurukiye cyane ra? Charles ati nshaka rega abuzukuru. Vika ahita asubiza Charles ati rega haracyari kare, ariko nugira ikibazo rega abuzukuru uri hafi kubabona. Charles ati wese byaciyemo Viki? Vika ati ibiki se? Charles ati none se umbwiye ko ndi hafi kubona abuzukuru nta cyabaye? Viki nawe aramubaza ati nese nabimenya gute ubundi? Gael ati twebwe rega nabyo tuba tuzi, ahubwo nyine kiza nuko nyine wakibariza abakobwa bawe. Ubwo Charles ati ubuse nzababaza ngo iki kweri? Ngo ntimuratwita? Gael ati nese ubwo twe twababaza ngo iki? Charles ati si abagore banyu se? Viki nawe aramubaza ati wowe se si abakobwa bawe? Ubwo umusaza biramucanga maze ati aha ntibizoroha da, ariko reka nizere ko byaciyemo wenda kuko rwose igihe gishize ni kinini ku buryo umuntu muzima udafite ikibazo agomba kuba atwite. Reka dutegereze nyine tuzareba tumenye ngo ni ibiki mu minsi iri imbere. Ubwo bwarakeye bose ubwo bari baje kwa muganga bicaye bategereje yuko Tona yaza. Ubwo bagiye kubona abana Dr. arajazanye na Tona. Umukobwa arimo kwigenza atari mu kagare ahubwo afite imbago. Vika aramubona maze akishima ati byabaye da yakize. Teta ati nukuri Imana ishimwe pe. Dr. ati umuntu wanyu rero nguyu mwamufata kuko ntago arimo kubasha kugenda neza.
Vika ahita amufata maze akabaza dogiteri ati nese nta kindi kintu mukoraho byarangiye muga? Dogiteri ati yego byarangiye, mushaka mwahita mumutahana ariko nyine ntakagende cyane kubera yuko amaguru ye aracyafitemo nyine ikibazo kandi rwose akomeze gukoresha imbago, bizagenda biza gake gake. Hari n'imiti nyine mugomba kujya mukomeza kumuha, iyo miti muraza kuyigura muri farumasi, iyo miti izajya ikomeza kumufasha kandi nyine agomba no kujya aza hano kenshi kugira ngo turebe nyine ahantu bigeze akira. Ubu mwakwitahira nta kibazo. Dogiteri ahita agenda. Charles ahita abaza umwana we ati Tona wakize se? Tona ati nakize. Erega iminsi maze hano rwose si y'ubusa. Charles ati reka dutahe rero, dutahe tujye no kunywa twishimire ko wongeye kumera neza, twari twaratakaje icyizere. Tona ati byose rigambikesha umugabo wanjye, ntabwo yigeze anererana habe na gatoya, ahubwo yakomeje kunkunda yemera no kubana nanjye rwose azi ko nazongera kugenda, ariko nyine akomeza gukora uko ashoboye kose anshakira umuganga. None dore meze neza rwose, ngiye no kongera ngendere ku maguru yanjye, nabyo gora niciye mu kagari. Ni ukuri sheri warakoze cyane kandi rwose namwe mwarakoze gukomeza kumba hafi no kuba mwaje kundeba rwose mwakoze. Teta aterega n'impamvu yo kudushimira Tona, turi umuryango tugomba kukuba hafi. Charles ati ibyo ngibyo rwose nimwe mubiretse. Teta nawe Tona, hashize igihe kingana gute mukoze ubukwe? Tona ati hashize ukwezi. Charles ati ukwezi kumwe se? Teta ati ukwezi ni icyumweru. Charles ati aha, ubwo ni iminsi nka 37 cyangwa se 38. Niko se bagore beza mwe, iyo minsi ko muyimaze murarana n'abagabo banyu mu buriri mukaba ntacyo murambwira? Teta ati ushatse kuvuga iki se ubwo papa? Charles ati ibyo mvuga mwabyumvise di. Tona ati ngiye rwose mba mbyiyumvamo ko nyine hari ikintu cyahindutse mu mubiri wanjye. Ubwo Charles aramubaza ati ngo iki? Wumva hari ikintu cyahindutse mu nda yawe se cyangwa urabeshya sha? Naho se we Teta? Teta ati ibyo ngiye simbizi pe, nta kirahinduka. Charles atoke nta kibazo, ubwo nyine numva hari ikintu gihindutse uzambwira. Nshaka kuzaba ari njye ubitaho mu gihe muzambwira yuko mutwite, kuko nyine abagabo banyu bazaba nyine bahugiye mu kazi. Ubundi mama wanyu niyo wakaba urimo kubabaza ibyo bibazo ndimo ndababaza njyewe, ariko ntabwo ahari. Na mama GAEL kandi yasubiye mu cyaro, rero nyine nijye ugomba kubibabaza, uzamenya ko atwite azahita ambwira. Tona ati nta kibazo papa tuzakubwira. Charles ati nyine mwabana mwe mwakuze mutanzi, rero ndashaka yuko abuzukuru banjye bazamenya bakiri no mu nda, ku buryo bazavuka bambona bagahita bibwira yuko ari ngiye rwose sekuru wabo. Vika ati hagatonga ariko nyine hari ikintu nyine ngiye na Tona dushaka kuba twakubwira. Murabizi nyine ibyabaye, muzukuru mama wanyu yapfuye, murabizi byose. Rero abana bacu baramutse bavutse bakabimenya, byashoboka yuko bakwanga cyane Tona, bakavuga ko ariwe watumye nyirakuru wabo nyine apfa. Rero nyine dushaka yuko ibyo bintu rwose byibagirana, ku buryo nta mwana uzabimenya, yaba uwacu cyangwa se uwanyu rwose Teta. Murabizi rwose abana bagira ibibazo byinshi cyane, wabona nyine nagira imyaka nk'itanu azabaza ngo nyogokuru ari hehe. Tuzavuga nyine yuko yapfuye bisanzwe, ntabyo kuvuga ibyabaye. GAEL ati yego birumvikana kandi rwose umwana ntabwo yakumva nyine uko byagenze, gakomeze gukunda Tona rwose pe. Tona ati rwose muzamfashe maze biguma ari ibanga, guhera uyu munsi nyine tubyibagirwe ntibizongere kuvugwa. Teta ati nta kibazo rwose kibirimo, tubyibagirwe, iryo ni ibanga ryacu. Charles ati oya, nge sinemeranya namwe, ikintu cyabaye ntabwo kigomba guhishwa, ahubwo kiravugwa kugira ngo nyine hatazagira undi muntu ugikora, ahubwo kiravugwa kugira ngo hatazagira n'undi muntu wagikora. Ubwo se reka mbabazi, byagenda gute umwe mu bana muzabyara bihakanye? Kandi rigabura nyine hari ikintu cyitwa karande, umuntu akora ikintu kibi maze kikabakurikirana mwese, ku buryo n'undi muntu wo mu muryango azagikora atanabizi yuko kigeze gukorwa n'undi muntu. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo inamenya irira ku muziro. Mufite ingingo nyine yumvikana rwose, ntabwo mushaka yuko nyine ari umwana uzanga Tona kubera ibintu yakoze, ariko se nimutabivuga nawe akazisanga yarabikoze nyine uwo mwana. Tona ati erega nabikoze kugira ngo Vika atanyanga, nari ndi umukobwa wo mu bakene nza kugira amahirwe yo gukundana n'umusore w'umukire, niyo mpamvu nifuzaga kuba namubura. Hanyuma rero umwana wanjye n'uwa Teta nta kintu na kimwe bazaba babuze,
ku buryo batwihakana. Ubwo Charles aterega ntawe umenya aho bwira ageze. Wari uzi uko se wakwihakana nyoko kubera umusore? Ntiwavuye mu cyaro umwizeza ibitangaza nawe akaza mu mujyi kugusura gukeneye bikarangira umwihakanye? Ntawamenyere kuko ibibazo biza. Umwana erega ashobora no kutakwihakana ariko nyine akazakura ikindi kintu kibi. Gusa ariko nyine muramutse mubwiye ibintu byabaye yabyumva maze akamenya ngo iki ngiki ni kibi, akamenya ko aricyo cyateje ibibazo byose, maze ubundi akakirinda. Yajya gukora n'irindi kosa rikomeye maze akibaza ngo ese ibi ngibi ngiye gukora ntabwo byatuma nanjye ntera umubyeyi wanjye agahinda bikarangira mubuze? Ibyo ngibyo byazatuma rwose yirinda icyatuma atera umubyeyi w'agahinda, akanahora yirinda yuko yakora ikosa wakoze nawe rwose. Tona Teta ati ibyo uvuga nibyo. Naho Tona ati nibyo se gute? Ubwo nyine urabishyigikiye kuko atari we wabikoze. Umwana wanjye azanyanga n'uwo wanyange, hanyuma ngo urumva ari byo? Nyine nibyo mushaka yuko banyanga. Vika ati sibyo, ariko nyine papa wavuze rwose ibintu biri byo. Ubwo Gael ati ibaze nyine abo bana tubabwiye yuko nyirakuru yapfuye bisanzwe, nyuma bakazamenya ukuri bakumva uko byagenze. Kandi rwose namwe murabizi yuko abantu babizi ari benshi, ndetse rwose banabivuga bakababwira ukuntu nyogokuru wanyu yapfuye yiyahuye kubera bamwihakanye. Tona, kubera bamwihakanye Tona. Ubwo se tuzavuga iki niba tubaza impamvu twababeshye twese ko bazahita batwanga? Ubwo Tona ati none rero muhisemo yuko ari njyewe bazanga? Ese kuki mwikunda? Charles ati bashobora nyine kuzakwanga ariko bakageraho nyine bakakubabarira. Ubwo Tona ati ngenze hanganira kubona umwana wanjye nibyariye anyanga, ariko uguzi kwangwa n'umwana wibyariye? Nyagasani Charles ati byibaze nyine agahinda wateye mama wawe wibaza ko yapfanye kubera kwangwa n'umwana yibyariye. Ntidushaka yuko nawe rwose bazakwanga rero, niyo mpamvu kuri kugomba kuvugwa, kandi rwose ndabyizeye bazakubabarira kubera ko nanjye narakubabariye. Namaze imyaka 20 ntegereje mama wanyu ndetse namwe, ariko biranga birangira mbabonye mwenyine kubera wowe. Yego byarambabaje Tona, ariko se tuvuge ko ntakigukunda? Hari ubwo se njya mvuga ngo Tona ntago ari umwana wanjye kubera ibyo yakoze? Nabo bana rero bazababara ariko bazakubabarira. Ibi ngibi tubiganiriye hakiri kare, mu myaka iri imbere sinzumve ngo hari umuntu wabeshye umwana we. Umwana nakubaza ngo nyogokuru yagiye hehe, muzamubwize ukuri munamugira inama, munamwumvishe ko byarangiye adakwiye kurakarira Tona. Simbibabwiye? Ntazumva ngo hari umuntu wabeshye umwana. Nkeneye kwisazira neza, sinshaka amatiku atarangira. Buri kintu cyose kizavugwe uko cyagenze. Nyagasani ubwo Charles ahita agenda. Vika ati ko ahise agenda se? Gael ati nyine avuze amagambo menshi wabona narakaye cyangwa se ababaye kubera nyine yibutse umugore we. Reka ngende nyine mbe ndi kumwe nawe, byanga bikunda keneye umuntu umuba hafi. Sheri ndaza kuguhamagara. Gael ahita agenda asanga Charles. Vika ati Teta, Vika ati Teta rero ubugumanye na Tona kugira ngo mbaze njye kureba dogiteri gatoya ndaje. Viki nawe ahita agenda. Tona ahise yicara maze ati nari nzi ko ibibazo byanjye byarangiye ariko ntabwo bizanarangira pe, nzahora mu bihano. Teta ati oya si ibihano Tona, ahubwo nyine niko bigomba kugenda kubera yuko ibikorwa byawe byahahise nyine nibyo byashyize hazaza. Iyo bitagenda kuriya rero ntabwo tuba turi mu ihurizo nk'iri ngiri turimo. Tona ati none se Teta ngaha nawe mbwira rwose nawe, uwo mwana wanjye namenye ibyo nakoze kuko azongera kuvuga yuko ndi nyina? Umwana wawe se ubwo we nabimenye ibyo nakoze azavuga ko dufitanye isano? Noneho si umwe gusa, kuko nzabyara ndenze umwe, kandi nawe nuko. Icyo kibazo koko kizarangira cyangwa nzahora nisobanura kuko ubuzima bwanjye bwose nanahore nsaba imbabazi? Ubwo Teta aramubwira ati nyine Tona, baravuga ngo ntacyo bitwaye irabanza ibyo nakoze igakurikira, hanyuma iyo mbimenya igaheruka. Sinkwishimye hejuru, ariko emera ibizaba bizabe kuko niwe wabiteye rwose. Uzirengera ingaruka wenda natwe tuzagufasha. Tona ati nukuri iki ngiki ni igihano Imana yampaye pe. Teta ati ahubwo yishimiye kubera yuko nyine guhaye igihano cyoroshye bitewe n'ibyo wakoze. Tona aramusubiza ati tubyiworere Teta, sinshaka ibinyicira umunsi, nako wapfuye byarangiye ariko nta kibazo. Teta ati byibuza ntabwo uzongera kugendera mu kagare ariko? Tona ati yego, kandi nyine umbabarire ujye uza kundeba rwose tujyane gutembera kugira ngo menyere kugenda. Teta aramusubiza ati nta kibazo.
ubwo iminsi yakomeje gucaho Tona kandi ariko akomeza kumera neza, umukobwa yongera kumera neza rwose, aragenda nk'ibisanzwe. Ubwo tugarutse kuri Gael ari mu kazi, yasohotse muri ofisi ye maze abahuye na Mama Liza na Papa Liza bahita basuhuzanya. Papa Liza ati Gael iminsi myinshi, amakuru se? Gael ati amakuru ni meza, twaraburanye. Papa Liza ati cyane rwose, rero ntabwo twabonetse mu bukwe bwawe kubera ko bwabaye turi hanze, ubwo kandi twabuze nuko twakuvugisha, ariko nyine n'intwererano yacu turayizanye. Gael ati nta kibazo, ndi mu kazi rero, ariko ntacyo muze tuganirire muri ofisi yanjye. Bahise binjira maze baricara. Mama Liza ati ndabona byaraciyemo rwose, Imana yakugiriye neza, burya koko ngo icyo uzaba muragendana. Gael ati yego rwose, kubera Imana byose biremera. Papa Liza ati yarabikoze kabisa. Mama Liza ati umukobwa wacu usameze ati? Gael ati yameze neza rwose, bari mu rugo, ntabwo arashaka icyo gukora ngo nyine nawe ajya mu kazi. Mama Liza ati koko se cyangwa byaciyemo sha tugiye kubona umwuzukuru? Papa Liza ati aka kanya se wowe? Mama Liza aramusubiza ati nese amezi 2 nashize bakoze ubukwe. Gael ati yego rwose ashize amezi 2 n'ibyumweru nka 3 hafi aho. Papa Liza ati hafi amezi 3? Ndumva urugo mwararumenyereye da. Mama Liza ati nge nanyibwirira rata byaciyemo. Gael ati simbizi, ntacyo TETA arambwira. Mama Liza ati uyu mugabora none se we ntabwo bibona? Hari ukuntu nyine iyo umugore yasamye atangira kurya arobanura ibiryo, agatangira kugira ibyo areka n'ibyo akunda cyane, cyangwa se agatangira guciragura nyine nk'agaseseme. Gael ati simbizi pe, ntabyo ngiye njya mbona, kiretse niba nyine biba nahari nagiye, ubwo nataha bigashira. Gusa nyine maze iminsi naha nkasanga mu rugo huzuye amapapayi mabisi, maze nkabona ariye nkani icyarimwe. Ubwo Mama Liza ahita avuza impundu yishimye cyane maze ati yo byarabaye disi, umukobwa wacu aratwite. Ninde muntu warya amapapayi mabisi si icyarimwe adatwite? Ahubwo atangira umwiteho di. Gael ati mbyizere se ko buriya yaba atwite? Mama Liza ati uracyashidikanya se? Aratwite, ahubwo nyine muzajye no kwa muganga batangire rwose bamuha inama, kubera ko ziriya nama baha abagore batwite rwose ni ingenzi cyane ku muntu utwite. Papa Liza ati ndumva tugiye kubona umwuzukuru da. Ako kanya Tona na Vicky bahita binjira. Vicky arabasuza ati mwari mwaragiye hehera, habe no kudutahira ubukwe koko? Papa Liza ati byaranze ariko nyine twaje, kandi rwose turica amandi, ndabona mwarabyibushye, urugo rwabaguye neza pe. Vicky atahari urukundo rega n'ibiryo ntago kubyibuha byakwanga. Ubwo Mama Liza yakomeje kwitegereza cyane Tona maze ati ese nawe uratwite? Tona ati oya, ninde se wundi utwite? Mama Liza ati ntawe da, nibarizaga. Tona kibyumva yese yumva yuko byanga bikunda hari umuntu utwite, maze ahita areba Gael aramubaza ati Gael kuki utatubwiye? TETA aratwite? Gael aramubaza ati kandi sibyo ngibyo bikuye hehe? Barakubajije nta kindi, ahubwo subiza nyine ubwo wabona hari impamvu bakubajije. Vicky ati reka Tona ntabwo atwite. Mama Liza ati ngo iki? Ko yaba yaratinze se? Amezi 3 agiye gushira mubanye ariko natwite, abandi batangiye kurya amapapayi mabisi, naho we uracyarya ibibonetse byose. Papa Liza ati ariko se mada wajya ureka amagambo koko? Mama Liza aramusubiza ati se waretse nkivugira wowe? Niko Tona, nta kirahinduka, nta nubwo uba wumva ushaka kurya itaka ryo mwirimbi. Nyagasani bose bahise bahindukira baramureba, maze umugore ati ko mundeba se n'ikimvuze kidasanzwe? Umugore utwite ashaka kurya byinshi di, hari igihe yumva ashaka itaka ryo mwirimbi ngo arirye, cyangwa se akumva ashaka nk'impumuro yo mu kwaha k'umugabo we, nanone kandi akumva ashaka amase y'inka atogosheje, cyangwa se akumva ashaka impumuro w'amasogisi y'umuntu wiriwe muri bote, cyangwa ukumva ashaka ngo inyama y'indogobe. Nyagasani bose bahise baturika barasika, maze Gael ati ibyo bintu si ubwo bibaho koko? Ibaza ariko nawe amase y'inka atogosheje pe. Mama Liza ati inyama y'indogobe se yo wayikura hehe? Gusa nyine Tona we nari namutekereje itaka ryo mwirimbi, kuko ashobora kuba yicuza ibyo yakoze, maze bigatuma umwana ashaka kurya itaka ryaho nyirakuru yaba ari. Nyagasani ubwo nta muntu n'umwe wavuze. Tona ahita ahaguruka arasohoka ababaye cyane. Ubwo Vicky nawe ababaye cyane ati Mama Liza ni ngombwa yuko ugira urwenya, ariko nyine ukamenya naho ugomba kugarukiriza. Mama Liza ati mvuga ibyabaye ariko njyewe kandi rega umugore wawe Tona sindi mu rukundo nawe, ku buryo namubwira ibyiza nkaho hari icyiza yankoreye. Nta kindi kintu rwose amaze uretse gutera umwako. Ibi ngibi mbivuze nka Mama Liza kuko sinya mbasha kwakira urupfu rw'umukobwa wanjye Liza wapfuye umugore wawe Tona agasigara barafatanyaga,
ariko ntabwo byarangiye kubera yuko Imana izamuhanira ibyo yakoze rwose Tona. Vicky ati witega umugore wanjye iminsi se nyine. Mama Liza ati ntacyo muze niteranya muhungu wanjye uzabona. Vicky ati Gaye twari tuje kuba twagusuhuza ariko reka mbe ngiye nyine ubwo turaza kuvugana kuri telefone. Ubwo Vicky yasohoka maze Mama Liza ati barakaye se? Nta kazi kawe ibyo birabareba. Gaye atari ku Mama Liza rimwe na rimwe si ngombwa rwose kuvuga ukuri kose kuko kurababaza. Ubwo Mama Liza ati rega hababara umuntu bikwiye niba natwita shima Imana kuko njye ndamutse ndi Imana sinamuha umwana. Umukobwa nk'uriya rwose watesheje agaciro umubyeyi we ntabwo rwose aba akwiye kubyara. Gusa nyine simwifurije kutabyara ahubwo azabyara ihungu na kobwa agira abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Papa Liza ati kandi wa mugore ugira amagambo mabi ariko nta kundi nyine nta kintu nabikoraho. Gaye reka twigendere tuzaze aho tuganire neza uri kumwe na Teta. Gaye ati nta kibazo rwose kandi murakoze. Ubwo Mama Liza na Papa Liza bahise bagenda. Ubwo tugarutse kuri Teta yicaye mu rugo ku irembo. Ubwo kandi yari arimo kureba muri telefone Teta. Iruhande rwe hari amapapayi. Nuko Tona abaraje yihuta cyane. Tona zahamagara ati Teta. Ubwo yaraje ahita yicara maze ati abantu nabagomeshaho. Teta ati bigenze gute se? Kuje hano nungu yari ikihe kibazo? Tona ati umugore arambabaje. Arambwiye ngo sindatwita ngo umwana wanjye negeke kujya kurya itaka ryo mu irimbi ngo aho mama wanjye ari. Sha Teta ndababaye. Teta ati uwo mugore si ubwo ninde ko numva ari umunyamagambo mabi? Tona ati ni Mama Liza. Yarari kumwe na Papa Liza bari baje gusura umugabo wawe akorera nanjye njyanayo na Vicky kugira ngo tumusuze nyine tubasangayo. Nuko maze atangira kumbwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Teta ati hangane nyine wagira ute se kari ukubera ibyabaye? Jya wihanganira abantu nk'abo ngabo bakubita hababaza. Tona ati nta kundi nyine nihanganye se nagira ne ko ntaririra papa. Nawe iyo bigeze kuri mama yicwa n'agahinda. Tona ubwo ahita abona amapapayi aho ngaho maze yibuka uko Mama Liza yavuze. Nuko ataye amapapayi se nayiki. Teta ati sinzi byaneye Tona. Iyo nicaye ahangana ari kubona amapapayi imbere yanjye umutima nagutera neza. Ku munsi ndya amapapayi nk'atandatu ubundi maze nkumva nta kindi kintu nshaka uretse nyine ko Gaye amatiriza kurya ibindi bintu nyine gutyo ntabishaka. Tona ati nese kuki urya mabisi? Teta ati nyine amapapayi ahiye arambihira sinzi. Wumve ngo nirirwa nzenguruka mu ngo nshaka amapapayi mabisi kubera ko abandi bacuruza amapapayi ahiye gusa. Hari abagira ngo ndi umusazi kubera kwirirwa nshaka amapapayi mabisi. Gusa nyine hari umuntu ejo bundi nayatumye maze anzanira menshi cyane nzamarana nk'iminsi nk'itatu. Ariko nyine amapapayi rwose niyo yanjye na Gaye rwose yarumiwe. Ubwo Tona yabitekerejeho maze ati Teta uratwite? Teta ati inde? Njyewe se? Reka. Tona ati ese waretse kumbeshya koko? Kuva kera ntabwo nigeze nk'ubuntu ry'amapapayi noneho rwose mabisi. Kandi urabizi umuntu utwite ni kamera. Teta ati baza ariko ndamutse ntwite. Umukobwa araseka maze ati ntabwo bishoboka pe. Tona ati ndaje winegerejeho gatoya. Nta kintu umukobwa yakoze. Tona ahita agenda maze Teta ati ndatwite se koko? Oya ntabwo naba ntwite. Ubuse mu nda yanjye harimo ikintu nako umwana. Araseka maze ati reka mpamagare Gaye mbimubwire pe. Ariko se ndavuga ko mbikuye hehe? Ndavuga yuko nwite kubera ndya amapapayi mabisi? Oya nakubuse ndamubwira ko ndya amapapayi mabisi kubera yuko nwite akaba ariyo mpamvu. Ubwo nta kindi Teta yakoze yafashe telefone maze atubuse kuko mbimubwire. Oya atabyizera kandi rwose wenda atari nabyo. Ubuse narya amapapayi angana gutya agakwirwa koko mu nda harimo n'umwana. Umwana wa Gaye na Teta. Nyagasani ubwo Teta yakomeje kwivugisha anasekamo rwose ubona yuko umukobwa yishimye. Ubwo nta kindi cyabaye ako kanya Tona yahise agaruka maze ati tugiye kwipima Teta turebe yuko dutwite. Teta ati njye nawe se? Tona ati yego. Teta ati nese weho hari ubwo urya amapapayi? Tona ati abagore bose batwite siko barya amapapayi rega. Ubwo Tona ahita ahereza Teta agateste maze ati tugiye kwipima maze turebe. Teta ati nyine genda ukwawe nanjye ndagenda ukwanjye. Tona ati nta kibazo nizere yuko uzi kugakoresha.
Teta ati yego ndabizi, ariko nyine sinzi ukuntu bamenya igisubizo, biriya bijya bimvanga pe. Iyo utwite harya bigenda gute? Tona ati nyine hazamo uturongo tubiri, waba udatwite hakazamo akarongo kamwe. Teta ati iyo utwite si impanga hazamo dutatu. Tona ati reka ntabwo ibyo ngibyo bibaho, ni kamwe cyangwa tubiri gusa, ahubwo reka tugende. Bose bahita bagenda maze buri wese akajya kwipima ukwe. Hashize umwanya Teta aza arimo gusakuza avuza induru ati Tona we ngwino urebe, ndatwite harimo tubiri. Nyagasani ubwo kandi Tona we araza ari kubona yuko yahindutse rwose atishimye. Teta n'ibyishimo byinshi ati Tona reba sha ndatwite, ubu koko mu nda yanjye harimo akana, reka mbibwire GAEL. Nyagasani ubwo Teta nta kindi kintu yakoze, yahise afata telefone maze ati ese kutambwiye we byagenze gute? Teta ahita areba test ya Tona maze abona ntago watwite, nuko ati ntago utwite, humura Tona nawe uzatwita maze ugira akana mu nda, ahubwo nyine mfasha twishimire ko ngiye byabaye, gusa nyine reka mbanze mbibwire umugabo wanjye GAEL. Teta ahita afata telefone agahamagara GAEL maze ati taba nkubwire inkuru nziza rwose GAEL, tugiye kubyara akana k'agahungu, mbabarira witabe telefone ndumva rwose byandenze, itaba sha GAEL. Nyagasani ubwo Tona yaramurebye ukuntu arimo kwiyigira maze ahita amwaka telefone yijugunya hasi. Tona telefone ya Teta yikandagirana umujinya mwinshi cyane maze Teta arikanga, arangije ahita Nyagasani uratekereza ari ibiki Tona yaba agiye gukorera Teta nyuma yo kumenya yuko Teta atwite kandi wadatwite? Kuba Tona adatwite se kandi yarakoreye ubukwe ku munsi umwe na Teta impanga ye, Teta akaba atwite kandi Tona adatwite, byaba ari bya bihano by'Imana bigikomeje? Ese mu by'ukuri wowe uramutse uri Imana, bano bombi wabagabanya gute imigisha? Reka dusubire muri episode ya 20 finali tumenye ibikurikiraho nuko inkuru igomba kurangira, hanyuma kandi twese reka duhure muri comment maze duhana ibitekerezo, mumbwire namwe muramutse muri nk'Imana mwagabanya gute imigisha bano bakobwa babiri. Kuri mikoro nk'ibisanzwe nitwa Samu, reka dusubire muri episode ya nyuma ya 20 tumenya uko biza kurangira, hanyuma kandi murabizi yuko mbakunda cyane. Kubumvisha ijwi ryanjye ari ubwa mbere mwibuke gukanda kuri subscribe kugira ngo mudacikwa n'inkuru z'urukundo bagezaho umunsi ku munsi. My name is Samu, make sure subscribe. I love you all guys, thank you.